ese ko musuku ko mugiye se Emi ko mugiye mana ko mugiye ese bimeze bite na mwanya dufite kubera iki se habaye iki se Shayimi mwatse kuduhangayikisha koko nese ni iki kibazo gihari ni iki kibazo komeze gutyo uri gutinda tugenda nose ni birebire kubera iki se badusanze anga batwica bande saba ese nabwo waruzi ko Anita yaramaze igihe baramufunze narimbizi ko akingiranye ndamubohoye akibyaye byose bari kuradukura yego ahangaho urabizi ko bahazi rero ntabwo dushobora kuba hano ahubwo reka tugende Shayimi muri kuduha kamarade ari hehe kamarade ari hehe na telefone mfite sheri wanjye nawe na telefone afite sinzi uko muzatubona ariko turagiye mwari sisi twabahisha mu nzu mama iri badi ni birebire tuzababwira umva ubwire kamarade uko byagenze sibyo mama iri badi bye bababwirira Çabuk. 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 Amafaranga bari. Tutabwira murabyumva cyangwa ntago mubyumva. Amagambo nabiri. turi kubyumva Turi gushaka ko bita Emile no bita Anita. Ngomboche? Uvuze baherukana imisatsi barangiye. Nakuzi ko wagira ngo turi gukina namwe. Muri ko turi gukina namwe? ntago muri gukina urabizi ntabageze ahangaha ntago bigeze bahagera bashize iminsi vuga uruvuga ni ukuri kose izina ry'Imana baba bari hano Imana yo mu ijuru yahita Imana ntabababesha nitubabona nimwabona muri twice yes boss bari hano ariko biragaragara ko banyuze hano kugenda mujye kubura ubuzima bwanyu bakunze b'inzira umusanda bashuje umurire hose mwamaje kubona ko ibintu kimwamaje kubona ko angaha ubita Eminence na Anita bakomeje guhunga ndetse bakomeje guhunga ari ndetse na wamwicanye ngo munye kwanga ubita ari na wamwicanye bakomeje kuyiganita cyane ndetse na Emile ese no rubaza ko byagenda gutanga Eminence na Anita bari bwaze kuba babasha gucika nabisuko n'abasigaye mu twumyinshi kandi n'abasigaye bazikunu bigiye kuba byagenda gusa ngiye kubona ko amatsiko kandi ngiye kubona kugira ibintu byose bigiye kuba byakurikira muri no filime inzira umusanda mugeze anga bwa mbere nyaboneka ukaba turakana subscribe reba hasana subscribe no gizo kandi unangiza bashobora kubajya muri comment basho kubasigama igitekerezo cyo kugira ngo ibintu bishobora kuba byakomeza kugenda neza cyane akukunda bizika ari bishimwa sinyamatsiko kandi ari bishimwa sinyamatsiko bigiye kuba byagenda gusa angiye kuba nawe maramatsiko cyo mugiye kubana itatiki breze ngo haye ikaze ni boss kinyamatsiko meshikane ni muri wasigaye baskuntu bigiye kuba byagenda muri no filime zero musararize basigaye bavuga ati ese nono Eminence na Anita bari bwaze kuba bacika byose ngiye kubona kubwira kandi ngiye kubona kubwira gashyo bita Emira Koreye ari ndetse n'uramwicangiye kubona kubwira ubita Emira gashya bashije kuba yakora kandi ndabizi ko nawe karaza kugushimisha kandi karaza kuba kagutungura cyane ese nono byaza ko bagenda gutekanga ubita Eminence na Anita biyemeje kujya hano kure cyane bakajya kwibanira ese bizabahira bizabakundira nawe ndagira ngo ujye muri comment ubashe kuba wagira ijambo rimwe ubabwira kugira ngo bakomeze gukomeza guhangana n'ibiza kubatandukanya byose bahangane nabyo rero ndagira ngo nawe nyirukire muri comment wandikemo ijambo amen utwereke ko nawe bizeye Imana kandi bizeye yuko Imana izatuma Eminence na Anita bagumana kandi nta kintu na kimwe kizabatandukanya cyane yuko hari umuntu wavuze ati ikimana yateranyije nta n'umwe ubasha kuba wagitandukanya rero mbane kuko ubyizere yuko ikimana yateranyije nta muntu wagitandukanya ndagira ngo nawe ujye muri comment wandikemo amen utwereke ko nawe wizeye Imana kandi wizeye ko Imana izagomeza kurinda urukundo rwa Anita ndetse na Emile kuko muri kubona ko abarugwanya ari benshi ndetse ahanga mwaje kubona ko anga bita ari ndetse n'abamwicanye bafite gahunda yo kuba bafata Emile ubundi bakamwica undi bagatwara Anita ese ibi bintu arari gukora bizamugwa muri ibi bintu arari gukora bizarangira gute nawe nicyo kintu ukomeje kugenda bavuga ati se nono are bizagenda gute areka akomeje guhiga Anita cyane ndetse are afite gahunda yo kuba yakwica Emile biraza kuba
byagenda bite. Dore ko amajeni kubona kangaho bita Nyirantambara ndetse na Fabiola na Rugengo bose bafite ubwoba bwinshi cyane, bari kwibaza ikintu kigiye kuba cyakurikiraho Anita naramuka acitse burundu. Angira ngo ubonye ko ubwoba bwabanye bwinshi ndetse ubwoba bagize ubwoba bwinshi cyane. Ese noneho bizagenda gute kanga? Twabona yuko ibintu bitoroshye kandi turi kubona ko ibintu bikomeje kuba byagorana cyane, ibintu bikomeje kuba byagenda bigaragaramo, biri kugenda bitungura bishi ndetse ari kugenda hagaragaramo dushya twishimwe na filime Izira Umusara. Mwabonye kwango bita Iribagiza nawe yamaje kuba yaba impumyi ndetse afite ububare bwinshi mu maso. Ese noneho bizagenda gute kanga? Ngo bita Cyusa akomeje kubaza avuga ati umuntu wabikoze yaragamije icyo, umuntu wabikoze ninde? Ese noneho Cyusa naramukamenya yuko ari Fabiola wabikoze, naramukamenya yuko ari Fabiola watumye uriya mwicanya akajya kuba yatera ibintu Iribagiza mu maso. Bizagenda gute noneho kanga? Ibintu bigiye kuba byajyo noneho kanga navuga yuko ngo bita Cyusa agiye kuba yakora gake gakomeye cyane, ndetse bita Cyusa agiye kuba yatungura Fabiola. Muri bizi kwanga ngo bita Cyusa iyo bakoze kuri Iribagiza, ngira ngo abonye ukuntu hanga bita Cyusa agira umujinya udasanzwe, ndetse ngira ngo ubona yuko akora n'ibintu byinshi atabitekerejeho. Ese naramukamenya yuko ibi byose byabaye ari Fabiola wabigizemo uruhare. Bizagenda gute noneho kanga? Ibintu bigiye kuryohangira. Ngira amabwire ko rero nimba nawe ukomeje kubaza uvuga ati Iribagiza azakira, ukomeje kubaza ati Iribagiza bizagenda gute? Se Iribagiza ko yabaye impumyi, ndabizi ko ari benshi byababaje ndetse ari benshi byateye agahinda gakomeye cyane mukimara kubona ko Iribagiza yabimunye. Ndabizi ko ari benshi byababaje cyane ndetse abenshi mwasigaye mu byibazo cyane muvuga ati se noneho bizagenda gute? Gusa ndagira mbwe ko ahanga bita Iribagiza agiye kuba yakongera guhumuka ndetse agiye kuba yakongera kureba, kubera yuko ahanga navuga ko Dr agiye kuba yamuzanira umuti. Niba koko wishimiye yuko Dr yazanira umuti Iribagiza, ubundi Iribagiza akabasha kuba yakongera kureba, ndagira ngo unyarukire muri comment ugire ijambo rimwe ubwira Dr kugira ngo ibintu bikomeze kuba byarushaho kuryoha, kandi nimukomeze kutwereka yuko namwe mudukunda cyane kandi mwakomeje gukurikirana ino filime Inzira Umusara. Ko nababwira yuko ahangaha mwabonye ko igeze iryoshye cyane, kandi aho benshi mukomeje kugenda mwifuza ndetse aho benshi muri kubona amagotungwa cyane. Angira ngo muri kubona ko ibyo benshi mwemiteze ndetse ibyo benshi mwemuteguye mutangiye kuba mwabibona. Ese noneho ahangaha bita Emine ndetse na Anita bazabasha kuba bacika. Nawe nicyo kintu ukomeje kubaza, kandi nawe nicyo kintu ufite amatsiko menshi. Gusa ndagira ngo ko noneho ahangaha mugiye kuba mwabona yuko ahangaha bita Emine agiye kuba yakora gashya ndetse agiye no kuba yatungura ari cyane. Ese noneho araribwaze kuba yabyitwaramo gute? Ko navuga ko ahangaha ari nawe bagiye kuba bamukorera agashya gakomeye cyane. Twikomereje ngamaje kubona ko ahangaha noneho ibintu bitoroshye, ngamaje kubona yuko ahangaha bita mama Iribagiza nawe akomeje kuba yavuga ati ngomba kuba najya kwa Rugengo, ngomba kuba najya kurebana na Rugengo ubundi nkamubaza ibibazo. Ese noneho ahantu mama Iribagiza ashaka kuba yakwishora azavayo amahoro, ko twabonye yuko Rugengo nta mutima agira, kandi ko twabonye yuko Rugengo ari umugome mubi cyane. Ese noneho bizagera gute kanga? Mama Iribagiza yari haze, mama Iribagiza yanze kuba yakumvira Kamarade ndetse n'umugore we yanze kuba yabumvira, ariko kumubwira ati ntuzajye kuko Rugengo agiye kuba yajya mu rukiko. Agusanga mama Iribagiza nagashaka kuba yabyumva, nagashaka kumva ukuntu Rugengo agiye kuba yajya mu rukiko, kandi anga mama Iribagiza yifuza kugira ibibazo amwibariza. Ese noneho bizagenda gute kanga? Rugengo agiye kuba yajya mu rukiko, noneho ahangaha ibintu bigiye kuba byagenda bite kanga? Ibintu bigiye kuba byagira biryoshye cyane noneho filime yacu kigiye kuba yagana ku musozo. Kuri benshi mufite amatsiko ndetse kuri benshi mukomeje kugenda mwibaza muvuga ati se noneho Rugengo bye bizagenda gute? Rugengo bye bizarangira gute? Anagira mbwe ko noneho ahangaha Rugengo agiye kuba yajyanwa muri gereza ndetse Rugengo agiye kuba yafungwa. Ese nawe urabyishimiye yuko Rugengo yajyanwa muri gereza? Ese nawe urabyishimiye yuko Rugengo ndetse na Fabiola bajyanwa muri gereza na Nyirantambara baganirwa ibya byose bakoze? Nimero koko nawe ubyishimiye koko by'ukuri, andagira ngo ubashe kuba wajya muri comment tubwire urumva Rugengo akwiye kuba yakatirwa imyaka ingahe muri gereza? Nawe ujya muri comment tubwire, wumve utubwire imyaka wumva akatira Rugengo, wabaye uri umucamanza uri gucira Rugengo mu rubanza, urumva Rugengo bamukatira imyaka ingahe ndetse na Nyirantambara ndetse na Fabiola urumva bakatira imyaka ingahe muri gereza? Ese haye hari igihano cy'urupfu Nyirantambara ndetse na Fabiola na Rugengo urumva bakwiye icyo gihano? Nawe ujya muri comment ubashe kuba watubwira kugira ngo ukomeze kutwereka ko nawe dukurikiye, kandi ukomeze kutwereka yuko nawe uri kumwe natwe 5 kuri 5, kandi nawe ukomeje kwifuza yuko Rugengo yajyanwa muri gereza, kandi nawe ukomeje kugenda ukuna ino filime Inzira y'Umusara. Ko muri kubona ko ibintu bitoroshye, kandi muri kubona ko ino filime yacu ikomeje kugenda igana iryoshye cyane, ikomeje kugenda igana ku musozo. Ese noneho bizagenda gute kangaha? Ibintu bikomeje kuba byaryo ndetse ibintu bikomeje kuba byagaragaramo ari ibintu biri gutungura benshi cyane. Mwamaje kubona kango bita Isimbi nawe ibintu bitoroshye, mwamaje kubona ko Isimbi yamaje kuba yajya gucuruza agataro. Ese noneho bizagenda gute ubuzima Isimbi yese maze abasha kuba yabushobora? Angira ngo muri kubona yuko ubuzima ntabara bugira, ubuzima burahinduka ku isaha n'isaha bwahinduka. Angira ngo Isimbi muramuzi ukuntu yari umutesi, ngira ngo Isimbi muzi ubuzima bw'ukuntu yarabayeho. Gusa muri kubona kanga ubita Isimbi noneho yatangiye kuba yafunguka mu mutwe, ndetse Isimbi atangiye kuba umuntu muzima. Ngira ngo uri kubona kanga Isimbi yatangiye kuba yajya gucuruza agataro. Ese bizagenda gute kanga? Isimbi ari kuba mu buzima atigezaho, ndetse Isimbi ubuzima ari kubamo atigeza bubaho nari mu buzima asabasha kuba yabushobora. Ese nurumva
ese nawe urumva ibintu Isimbi yakoze ari byo? Nawe jya muri comment tubwire nimba koko nawe wumva yuko ibintu Isimbi yakoze koko ari byo. Jya muri comment ubashe kuba wagira ikintu ubwira Isimbi kugira ngo tweke ko nawe ushyigikiye Isimbi kandi wifuza yuko Isimbi yaguma kuguma muri abazi mu ndakarera umwana we neza cyane yuko anga Isimbi yanze kuba yatanga umwana we, ndetse Isimbi yabwiye Rugema ati sinshobora kuba natanga umwana wanjye zamunambaho kugeza igihe cyose nzaba aho nzajya husazanye nanjye icyo nzarya azajya icyo. Gusa muri kubona kanga wita Isimbi akomeje kugenda agwanira intsinzi, agumeje kugenda agwanira umwana we cyane. Ese noneho bizagenda gute? Isimbi azakora iki? Ese ubaye uri Isimbi wababarira cyusa? Ubaye uri Isimbi urumva wababarira cyusa? Dore ko ibi byose ari cyusa ndetse n'umuryango we wose wamuteye ibi byose. Ndabonye kwanga cyusa ndetse n'umuryango we bifuje kuba bafata umwana we bakamujyana bakamwaka ubundi bakamutwara muri Amerika, gusanga bita Isimbi yarabyanze. Rero ibi byose Isimbi ari gucamo navuga ko ari cyusa ndetse n'umuryango we babiteye. Ese nawe urumva Isimbi ibintu ari gukora ibyo urumva Isimbi akwiye kuba yababarira cyusa? Nawe ushaka kujya muri comment ukabasha kuba watubwira kugira ngo ibintu bikomeze kuba byarushaho kurya kandi nawe ukomeze kugenda utwereka yuko nawe uri kumwe natwe kandi dukurikiye 5 kuri 5. Twikomeje nkaje ko nakangaho bita Rugema ndetse na Fabiola ubwoba bwabatashye ngira ngo ubonye ko ubwoba bwabishe ngira ngo ubonye kwanga byabacaze ngira ngo ubonye kwanga bita Fabiola ubwoba bwamutashye ndetse afite ubwoba bwishe, afite ubwoba yuko araribwaze kuba yamwisha cyane yuko arebwiye Fabiola na nyina ntambara, yabwiye Fabiola na nyina ntambara ndetse na Rugema ati Anita naramuka atabaye uwaje nzabica kandi ngewe uzabica nzahera kuri Fabiola ndasa. Izo no bizagenda guteka ngo bita Fabiola ndetse na nyina ntambara bafite ubwoba bukomeye cyane, bafite ubwoba yuko araribwaze kuba yagaruka akabasha kuba yabica kuko bafite ubwoba yuko anga Anita aribwaze kuba yabasha kuba yacika. Ese nawe uri kumva yuko Anita ndetse na Emile baribwaze kuba bacika? Nagira ngo nabo basegere kandi wizere yuko Imana ibwaze kuba yafasha undi bagacika babica. Nkere yuko twamaje kubona kanga bita Are wagira ngo yafashe GPS ayishyira kuri Anita ngira ngo ubonye ko yagiye areba kuri telefone avuga ati ndabona batakiri hano gusaba katihanga. Ikigaragara nuko kanga bita Are yafashe GPS akayishyira kuri Anita. Urumva kwanga nono ibintu biturushye, urumva kanga nono ibintu bikomeje kuba byagorana cyane. Ese nono bizagenda gute kangaha? Amatsiko abaye menshi, kamatsiko yabishe, kamatsiko musigaranye ari menshi ndetse musigaye mufite ubwo avuga ati nono Anita ndetse na Emile bizagenda gute nono kangaha? Ibintu biturushye kangaha, ibintu bikomeje kuba byagorana ko wagira ngo Are ni gatumwa ngira ngo abonye kwanga arari kwizirika cyane ndetse arameze nka supagura akomeje kwizirika kuri Anita. Gusa twabonye kwanga Anita atamukunda ndetse Anita yavuze ko atazigera kunda ari uko byagenda kose. Ngira ngo mfishe kanga bita Emile, Anita yabwiye Emile ati uko byagenda kose bamfata bakanshyira mu numero banshishamo amasasi 1000 sinzigera nkwanga, sinzigera ntandukana nawe, nzaguma ngukunde. Ese none bizagenda gute kanga Are nawe yiteguye kuba yatandukanisha Anita ndetse na Emile, yiteguye kuba yabatanya, bizamukundira biraza kuba byamushobokera ko twumvishe kanga bita Anita yavuze ati niyo bamfata bakandasa amasasu nk'ijana sinzigera nkwanga, nzaguma ngukunda. Ese none bizagenda gute kanga na Are nawe yashishike ko navuge ko Are nawe yifuza kuba yakwica Emile kugira ngo Anita abashe kuba yamukunda? Bizagenda gute? Ese iyi migambi ya Are izabasha kuba yakunda? Nawe ufite amatsiko menshi kandi nakomeje kwibaza ukuntu bigiye kuba byagenda. Gusa ndagiye ko noneho akace kagiye kuza ari umuretse, kagiye kuza ari n'uburyohe gusa ndetse mugiye kuba mwasobanukirwa neza ino filime nzira musabitse byinshi muri kwibazo byose mugiye kuba mwisobanukirwa kandi mugiye kuba mwashira amatsiko cyane ino filime yacu iri kugenda igana ku musozo. Rero ngiye kuba nakureka filime kaza kugenda gaca ibintu muri no misi dore ko kubantu mukunda Emile ndetse na Kamadi ndagira babwire ko ino filime nabo babashije kuba yigaragaramo. Nimba kuko uyikunda by'ukuri kandi nimba kuko uyifuza kugira ngo ukomeze kugenda kurikirana filime nyarwanda ndetse wifuza gukomeza gukurikirana filime iryoshye cyane nk'iyi ngiyi, andagira ngo manzu yirebe nwangiza unyarukiye kuri YouTube channel yitwa Kamarade Films, ubashe kwagana subscribe kugira ngo umunsi yasohotse zizabashe kuba yakugeraho.